birababaje biteye agahinda muri rusange nk'abanyarwanda kuba umukobwa nk'uyu ukiri mutoya muhawe n'Imana Caritas umwana ndetse w'umukobwa w'inkumi w'umujene urubyiruko uri mu myaka 23 agaragaraho icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 nibwo rero kuri uyu wa 7 z'ukwa 4 umwaka w'ibihumbi 2025 isi yose yifatanya n'u Rwanda gutangira icyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 gusa bikaba biba biteye agahinda ndetse binababaje cyane ku mujene ndetse n'urubyiruko nk'uyu imbaraga z'igihugu ku mujene ukiri muto kuba nyine agaragaraho icyaha nk'iki gikomeye icyaha nk'iki gipfobya ndetse akaba ari umukobwa ukiri mutoya biba bibabaje cyane ndetse binateye agahinda nk'uko minisita w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene atanga raporo zigiye zitandukanye gusa bikaba bibabaje kuba hari abantu mu gihugu cy'u Rwanda bagifite ingengabitekerezo ndetse bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi nubwo bigenda bigaragara ko nyine hari ababyeyi hato na hato bagenda mu ngo zabo nyine bigaragara ko bigisha abana babo izi gahunda ndetse n'iyi mico mibi yo gupfobya bakifitemo iyi ngengabitekerezo ababyeyi benshi byagiye bigaragara ko nyine hari bamwe bagenda babyigisha abana babo gusa nanone bimwe mu byo wamenya kuri uyu mukobwa ukiri mutoya muhawe n'Imana Caritas nuko ari umukobwa wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2002 ndetse akaba yaracikirijemo amashuri mu mwaka wa 4 primaire yize muri primaire urumva ntago yayirangije n'umukobwa rukiri muto nubwo yacikirijeho amashuri kuri ubu yakoreraga mu karere ka Kicukiro byumvikane ko ari mu mujyi wa Kigali umurenge wa Nyarugunga akagari kanaho umudugudu wa Kavumu akaba yari umukobwa wari umuboyi cyangwa se yari umukozi wo mu rugo yakoreraga Kabatanya Rose uyu Kabatanya Rose rero akaba yari we mabuja w'uyu mukobwa rwose wagaragayeho iyi ngengabitekerezo no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yanditse kuri WhatsApp ye ndetse ashyira kuri status yakoresheje imbuga nkoranyambaga dore ko nyine yakoresheje WhatsApp kuri tariki 7 ubwo nyine yari umunsi wo gutangira icyunamo ku nshuro ya 31 jenoside ikorewe abatutsi uyu mukobwa rero yanditse kuri status ye yandikaho amagambo agira ati muzibuke bene wanyu abatutsi ni inyenzi nge nzibuka abahutu banjye urumva na amagambo mabi amagambo akomeye ndetse byagaragaye ko byumvikane ko nyine yapfobije jenoside yakorewe abatutsi ndetse aranayihakana akimara kubyandika bamwe mu babonye nyine akimara kwandika nyine apfobya akimara kubyandika bamwe mu babonye status ze nyine bamwe baguye mu kantu ndetse hari bamwe bahise bamwandikira bamubaza uti ese uri muzima ibi ni ibiki wanditse ese uzi iminsi turimo gusa nyine nk'uko igihugu cyacu gihora kibitwibutsa ko nyine tugomba gutangira amakuru ku gihe umwe muri bo yahise amushyikiriza inzego z'ubuyobozi ndetse uyu mukobwa akaba ari gukurikiranwaho ku buryo nyine naramuka ahamwe n'iki cyaha ndetse azahita ahanwa uyu mukobwa rero akomoka mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Nyamure umudugudu wa Gatare uyu mukobwa rero afite papa we gusa mama we yitabye Imana mama we yarapfuye gusa rero uyu mukobwa muhawe n'Imana Caritas nyine byumvikane ko yarasigaranye na papa we ndetse niwe mwana mukuru mu bana bane yari we mwana mukuru niwe mukobwa nyine niwe mfura iwabo
Gusa rero nanone ingengabitekerezo ya jenoside umuntu ukorera mu ruhame igikorwa haba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa se bikagaragarira mu mavideo, iyo bigaragaye gutyo bikagaragaza iyimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa abandi bantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko cyangwa se ibara ry'uruhu cyangwa idini, abakoze icyaha. Iyo ubihamijwe mu rukiko bikaruguhamya, uhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarengeje imyaka 7, n'izahabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 kandi nanone atarengeje miliyoni 1 y'amanyarwanda. Byumvikane ko nyine n'icyo gihano iyo uramutse ugaragayeho gupfobya cyangwa se gushyigikira cyangwa se kurwanya ndetse ugashyigikira ingengabitekerezo ya jenoside binyuze wenda mu mavideo, amashusho cyangwa ukaramuka uhamijwe n'icyaha, uhanishwa mwabiriya bihano tuvuze ruguru, iriya myaka niyo ufungwa. Niyo mpamvu rero biteye agahinda kuba uyu mukobwa rero ukiri mutoya ku myaka ye 23, nubwo wenda atari mutoya nanone urumva ni mukuru kuko imyaka igera muri 30 irenga, twibuka ndetse tukibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. ni igihe kiba gishize kandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse tunibuka tunabizirikana. Niyo mpamvu rero biba biteye agahinda ku muntu nk'uyu aho atabaye umwe mu bambere ahubwo bagwanya ingengabitekerezo, amacakubiri ndetse n'ipfobya, ugasanga ahubwo niwe uri kubishyira mu bikorwa kandi ari we nyine wakagombye kuba ari mu bambere bakagombye kurwanya imyumvire nk'iyo mibi, imyumvire nk'iyo idashobotse. Gusa rero ni ibintu biba biteye agahinda binababaje cyane. Uyu mukobwa rero akaba ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Uyu mukobwa yatawe muri yombi rero aribwo rero ategerejwe kuba yasomerwa cyangwa se yazahanwa igihano, akahanishwa nyine bakurikije amakosa ndetse n'ibyaha yakoze. Tariki 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2025 mu kiganiro umuvugizi wa RIB yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ukwezi kwa Mata nk'uku kwezi kwa 4 ariko kwezi gukunze kugaragaramo ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo rero Dr Murangira Thierry yavuze ko muri uku kwezi haboneka ibyaha birenga 40 bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Twavuga wenda nk'amacakubiri, gupfobya ndetse no guhohotera abarokotse. Bigaragara ko rero nyine ari ukwezi nyine haba hari ababa bafitanye inzigo, ababa baragiye bagirana amakimbirane, nibwo mw'uku kwezi bongera kubizura mu rwego rwo gukomeza nyine kubakomeretsa, kubababaza. Uku kwezi niko nyine usanga abenshi aribwo ibirego byiyongera birenga 40 nk'uko umuvugizi wa RIB yabivuze Dr Murangira. Gusa nyine urumva ni ikintu kiba kibabaje, kiteye agahinda. Imyaka irenga 30 ishize ibikorwa nka biriya bibabaje biteye isoni n'ikimwara, ariko ugasanga hari abantu bakifitemo amagambo mabi, bakifitemo ingengabitekerezo ndetse banapfobya bahakana ko jenoside yakorewe abatutsi ko yabayeho. Ni ibintu bibabaje cyane ndetse binateye agahinda ku buryo nyine ubusanga nk'umwari nk'uriya, nk'urugero uriya byagaragaye ko yabishyize ku itangazamakuru ndetse nyine akabigaragaza, ariko bikaba bibabaje nyine kuba nyine nkuriya kandi ariwe wakagombye kurwanya ibikorwa nk'ibyo. Rero mureke nk'abajene dushyire hamwe ndetse twumve ko ibi ni ukwezi twakagombye guha agaciro ndetse twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ndetse tunakomeza gufata mu mugongo abasigaye, tukomeza kubafasha, tubaba hafi ndetse tukabahumuriza. Ntabwo ari igihe cyo kuba rero twakomeza kuba twagaragaraho ibikorwa bibi, ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse bigaragara ko nyine
biri gupfobya ndetse amacakubiri, amagambo mabi, amagambo aterekeye muri iki gihe, ni ukuyihana ndetse ukanayirinda. Byanaba byiza ukayakura mu mutima wawe, kuko nyine ntabwo ni ibihe biba bitoroshye, ndetse ni ibihe buri muntu wese yakagombye kubaha ndetse akubaha na mugenzi we. Iki gihe rero niyo mpamvu umuntu wese yakagombye kugira amagambo, ukamenya ijambo usohoye, ukamenya ibyo ugiye gupostinga ku mbuga nkoranyambaga, ukamenya ibyo ugiye gushyiraho video, ukamenya igihe gikwiye ndetse ukamenya n'ibyo ugiye gushyiraho niba bijyanye n'iki gihe turimo. Niyo mpamvu rero igihugu cyacu kirahari ndetse cyiteguye kuba cyata muri yombi, ndetse abantu bose bazajya bagaragaraho nyine ibikorwa nk'ibi, ibikorwa byo gupfobya ndetse n'amagambo, amacakubiri, amagambo yo guhakana ko jenoside yakorewe abatutsi ko yabayeho. Iki ni igihe rero cy'uko ubuyobozi bwacu bwiteguye kuba bwata muri yombi abantu bagifite imyumvire nk'iyo. Niyo mpamvu rero imyumvire nk'iyo tugomba kuyikuramo ndetse tukanabihindura ndetse tukanamenya igihe turimo. Mureke rero twubahe iki gihe, twubahe ni igihe kizamara kingana n'iminsi 100. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gukurikiza iyi minsi 100 ndetse tugakomeza gushyira mu bikorwa ibyo leta yacu dusaba, ndetse twinirinda amagambo tuvuga n'ibyo dushyira ku mbuga nkoranyambaga. Mwakoze cyane, ndetse tunirinda gusesereza no gukomeretsa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse mureke twibuke twiyubaka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994.